ese wanga umutoninde wanga umuzararenge umuzira cyawe uzira guhemuka mukuze umutozo umutanye n'icyaha umurere nk'uwawe akura kunzwe ese wanga umutoninde mutetesha umutonesha umuhati ubupfura butagira ubupfu umuntu butagira ubuhe mumwibutse ibyo wacu wa muco udacuye amaze umurajya sani wacu ese wanga umutoninde harya ngo urahaza biwawe ngo biwawe bahande ngo bahungisha biwawe ngo nibarezwe barahanda oya mama ese wanga umutoninde harya ngo nufite nayisabone ngo urarara nzira ureba ngo naguze uko ejo bizagenda hoya tuzi ushikame shenge aburi baragukunda dore na oya it's not coming twongeye kubasuhuza cyane abo kuri Muyenzi podcast kambifurize weekend nziza kandi nizeye ko mumerewe neza aho muherereye hose ndishimye cyane rero muri iyi weekend ngewe kuri ngewe ndumva merewe neza sinzi wowe ukomerewe gusa Imana igufashe ndabashimiye cyane abo duhorana umunsi ku munsi mudukurikira abakoze subscribe like ndetse na comment zanyu turazibona ndabashimiye cyane mbahaye ikaze rero mbahaye ikaze cyane muri weekend ntibisanzwe ntago mba ndi ngiye nyine hano muri studio zacu nukuri tuba tuhabaye ku bwanyu ni nayo mpamvu rwose ntari jyenyine ndi hamwe n'umuntu ukomeye cyane umuntu udasanzwe nishimiye kwakira hano katumwakire atwibwire. Murakoze cyane muri Muyenzi TV ndishimye cyane kuba munyakiriye ego turakwakiriye cyane ariko rero ndagira ngo wibwire abadukurikiye narakuvuga mu izina mbaje gusuhuza abadukurikiye nitwa Ntagara Delphine hari abandi banzi kuri Nagi ako kazina nako abantu benshi barakazi ndi umunyarwandakazi ndi umunyamakuru wo kuri Radio Salos ego nkaba umusizikazi ako kantu ni umusizikazi kandi ni umunyamakuru kuri Radio Salos abajya bamukurikira uzwi ntavuga neza oya witangira gukavuga neza baze ariko uri kumva iyo baze mfite oya maze none se ubwo byagenze bite studio zacu nizo zihinduye ijwi ryawe oya wenda reka mbashimire gusa nyine mba numva mvuga baze imwe iteye ubwoba ufite ijwi ryiza cyane pe yego none yo tukumva hariya ntabwo bajya babikubwira batangiye kubimbwira ariko ari igihe umuntu akubwira ikintu ni bya bindi by'ikigiye wenda ubwo mubimbwiye hano muri Muyenzi TV byo wenda nshobora kubyemera ntago mumbeshya ntago nkubeshya pe yego ndagira ngo usobanurire iryo zina Ntagara ubu Ntagara niryo ushaka kuzayiraho ndumva ngiye kuriheraho ndetse n'ibisigo nabyo kaza kubimbwira murakoze cyane izina Ntagara ni izina ry'umuryango uzabona benshi bitwa ba Ntagara ego ni izina ry'umuryango ni ukuvuga Ntagara wenda ngerageje gusobanura mu buryo twihuse Ntagara ni izina wenda natangira nanjye nkubaza nubwo mbajije mu Ntagara ubundi ni ahantu kera babikaga ibikoresho yego bakoresha ku rugamba cyane mu gihe cya kera ubu ngubu wenda Intagara ishobora kuba ihari ubu ngubu ariko nago abantu nyine usanga barizi cyane kuko abenshi bajya bambaza ese Ntagara n'izina ry'ikinyarwanda bamwe bakaba confused ariko ni ikinyarwanda urumva naho babikaga amacumu ego mu Ntagara nyine aho ni mu Ntagara rero umuntu ashobora kuvuga ngo shingura icumu mu Ntagara no muri Bible birimo no mu kiganiro cyawe mu kiganiro no mu gisigo hari aho nabishyize so ni ahantu babika amacumu urumva rero ububiko bwawo babwita mu Ntagara so ubwo nyine tugiye wenda mu buryo bwo kurisobanura mu kinyarwanda cyangwa se kubushyira mu izina nakubwira ko ari izina umuntu
papa yanyise gutyo azi ko umukobwa wari intwari buriya kabisa nawe ntiyari intwari yari intwari ngira ngo arangije yita umukobwa we kugira ngo abo wase nyine. Okay, nyine nubwo ngubwo niko wenda nabigusobanura kugira bijya bingora kurisobanura ariko nyine iyo umuntu avuze mu ntagara urumva n'ububiko ego. Yes, murasobanukiwe abari bafite ibibazo nkanjye ndumva sobanukiwe cyane urakoze. None se nagira ngo rero unyurizemo mu gisigo. Yego. Hari igisigo numvise cy'umwana. Ubwo ni Yesu wangu umutoninde. Yego. Yesu wangu umutoninde ni igisigo nakoze nkunze cyane, ni igisigo nashyizemo imbaraga, ni igisigo abantu benshi bakunze of course, ni igisigo nanjye ubwanjye hari igihe nkireba nkumva narira nka bose. Ukunda abana ahubwo hari abantu bajya bambwira ngo kubera uburyo nkunda abana nyine ngo nshobora nyine urumva hari this saying abantu nyine baba bavuga ngo nyine ngo umuntu akunda abana cyane ngo hari igihe atababona. Rero ibyo bintu rwose umuntu ugira impuhwe cyane, ngo umuntu ugira umutima mwiza, ngo ntaga byara. Oya rwose ibyo God forbid. Bajya babivuga ngo kugira urukundo rwinshi rw'umwana ngo kandi uri mutoya. Sinzi impamvu njya numva nanjye babivuga. Bajya babivuga ariko ntago ntekereza ko ariko biri nabikoze kuko ni ugutanga message kandi umwana sininde utakunda umwana nyine yari umwana you never know, ntago umenya ngo ejo azaba iki. Rero nabikoze kugira ngo nereke abantu ko umwana wese agomba gukundwa kandi agahabwa urukundo akwiye. Hari aho nangira wenda duhera aho ngaho. Ese wangu umutoninde, uwangu umutoninde, uwangu umuziranenge umuzira cyawe uzira guhemuka, mukuza umutozo umutanye n'icyaha umurere nk'uwawe akora kunzwe. Ese wangu umutoninde, mutetesha umutonesha umuhati ubupfura butagira ubupfu, ubuntu butagira umuhemu, mwibutse iby'iwacu wa muco udacuye amaze umurage asa nabe wacu. Ese wangu umutoninde, harya ngo urahaza biwawe ngo biwawe bahande. Umva ni ibyo ngibyo rwose. Akusa uwangu umutoninde koko. Wangu umutoninde. Hari n'abandi batangiye kumbwira ngo ni nyine bakamamagara nyine ngo wangu umutoninde nyine abantu wangu umutoninde ati wangu umutoninde. Abantu nyine bakunda kubimamagara ariko nyine buri muntu yuko rutuntu hari igihe bagenda bakabikwitirira. Biragaragara ko ugirana n'uwo mutima wo gukunda abana. Hariho nabo rwose usanga nta emotion z'abana bagira. Ntekereza tukiri aho ngaho sinzi impamvu umuntu ashobora kuba umwana ugafata umwana ukamwanga just like that ukamwanga kuko bibaho. None ugasanga ntago ari ukuvuga ngo aramwanze ahubwo ukumva nta emotion agiriye umwana mutoya, ukumva aramuvuze ati njye nanga abana batoya. Sinkunda umwana utazi kuvuga. Nituzahure pe. Umwana nituzahure uwo muntu nituzahure. Umuntu ukiri umwana nta gusekera, ntari bukuganirize, ntaki kumva nta emotion mugirinde kuhura nawe. Kuko yambabaza cyane, yambabaza pe. Nkunda abana mba numva nyine sinzi wenda narimo ngo ni inkura ariko nyine mba numva kera nzaba nishimye mfite nk'abana benshi, yaba ari abanjye abatari abanjye, ariko nicara gutya nkabona abana benshi bari impande yanjye tubyina banyita mami banyita grandmère, sinzi uburyo bazaba bameze ariko nyine I wish ko yego. Tukiri aho hanyuma se turabizi ko uri umunyamakuru. Wabitangiye ryari? Kuba umunyamakuru bwa mbere kugira wenda mba umunyamakuru hari igihe ukura uvuga ngo urabona iyo turi abana cyangwa igihe twari abana wakuraga uvuga ngo hari ikintu twese twahurizagaho n'inkura nzaba muganga, ubundi muganga, umupolisi, umusirikare, usanga nyine abana benshi aricyo kintu nyine bashyize imbere. Sinzi impamvu nyine muganga umwana wese, umusirikare, urumva abo bantu gutwara indege ibintu byinshi ukabrota wabaye muganga. Urumva rero ngendo mwana nanjye izo dreams cyangwa se kuvuga gutyo nanjye narabigize, ariko nkumva nshaka kuvuga nyine umunwa wanjye nkawukoresha. Hari n'akantu k'agasirino wenda abantu banzi ndi umwana barahita baba
my family nibabibona rwose baravuga ngo hari akazina banyitaga kera nibyo bakunda gukira umwana yego barakazi cyane ariko nakuze numva nshaka kuvuga nkavugira muri yaba navugira muri rubanda navugira ariko nyine nkavugira mu ruhame so nkura numva nshaka kuzakora icyo kintu nakundaga umunyamakuru Umurerwa Eveline Umurerwa Eveline abantu bamuzi ndanamusoje cyane ndamukunda cyane Umurerwa Eveline rero nakuze urumva nago hari abanyamakuru benshi b'abakobwa igitsina gore nkamubona yabaga ari smart yambaye neza nkamurira kuri televiziyo no I wish to be like her numva nyine nshaka kumera nkawe so urumva muri segonderi nibyo nize bisa nkaho nyine nubundi nago byari kure nibyo ubwo nkora ego segonderi birampira kaminuza nubundi nsaba itangazamakuru of course na first choice was law second choice was journalism nyine nubundi ariko nyine bamereza journalism urumva nuko nyine natangiye kurikora mu wa mbere kaminuza nibwo naryinjiyemo mu wa kabiri mu wa gatatu nyine still n'ubu ngubu narasoje urumva rero itangazamakuru ntangira kubikora bwa mbere ujya kuri microphone reka babwire bwa mbere njya kuri micro abantu dukorana ku kazi bwa mbere njya kuri micro ntabwo biba byoroshye nyine ubutitira iyo wumvise nyine iyo uri wenyine bawumva iri wenyine nyine uba wumva buri gihe narabyukaga nyine nkivugisha muri miroir urabibona nkabyuka nyine nkazo uyu munsi wenda niba hari nk'ikiganiro nkavuga ndaze ko ndi kuvuga gutyo nyine hari ukuntu kuba gukora nyine noneho ndanabanje nkora ibiganiro biri pre-recorded bya bindi gukora nyine bitari live noneho umunsi menya ko nzajya gukora live naraye ndepeta nago nigeze njya niba ikiganiro cyari butangire saa 2 zo mu gitondo nuko byuka saa 10 ufite ubwoba shiti yanjye reka babwira abantu nyine ubona abanyamakuru abari hari abari gukora much respect nukuri mva nukuri turabubaha cyane turabubaha cyane no kuvuga yuko nyine ufite ubwoba nyine natekereza ko nyine uhita utekereza abantu bari kukumva ugatangira byose ukabikonsidaringa ugahita mana we ndakotora byandi bita ngo nikoto ndakotora mana we mvuze iki nyine ikintu uvuze ugatangira gucyanalizwa aba ese ubundi mvuze gute nagira ko ngira ubwoba nyine ariko bugenda bushira demo ugenda ukora no kuri umunsi wa mbere nyine nagize ubwoba nsohoka mbaza abantu byo bimeze gute nta kintu nishe nyine ufite ubwoba ariko nyine bigenda biza ku buryo ibintu byose ubona ko ari neza ku buryo umenyera micro ukavuga nta kibazo niki kintu wabwira abana b'abakobwa mbese bumva bitinya nkuko nguko niki kintu wahereza urubyiruko of course ikintu cyose ugiye gukora ari ubwa mbere uratinya ufite ubwoba urumva cyangwa se ikizamini cyose urumva aho ngaho it was like a test kugira ngo njyeho ariko ikintu cyose nyine umuntu aba afite ubwoba ikintu cyose ugiye kugerageza for the first time ufite ubwoba ariko ikintu nakubwira wenda abantu badukurikiye abantu bari kutwumva abantu bari kutureba nyine ibintu byose bigira itangiriro kandi umuntu agomba kubikora so kugira ubwoba bibaho ariko icyambere don't give up nuvuge ngo birarangiye ngo done ngo nubundi si ibyanjye hari akantu tujya tugira ugasanga umuntu baramubwiye ngo kora iki ngo yanga ibyo si ibyanjye ngo urashanga bira ni ibyabariye ukumva wowe uri murabyitaza kandi ni wigeze ugerageza kandi ufite amahirwe ushobora kuba ufite n'amahirwe kurusha uriya wabikoze ufite ibikoresho byose n'urugero cyangwa se ufite ubwo buhanga ariko uko ugenda ubikora ugenda uvuga okay uyu munsi bimeze gutya bakagukosora urumva ngiye for the first time njyamo wakira comments zitandukanye abo mukorana n'abandi bose ariko nyine umenye uko witwara next time ukavuga rero abantu nibwaze bitinya ikintu cyose niba ugikunda niba ari ikintu kiri in right way ikintu kiri mu buryo bwiza kitari buze kukugiraho ingaruka why not utakomeza ushobora no kubikora neza kurusha no watekerezaga ko ari role model wawe yego so nibitinyuke bakore
turacukira aho ngaho umunyabwenge cyane ego ku buryo utegura ako murantatse we nagaruka gutaka nyine nkurikije ibiganiro byawe seriously birimo ubwenge bwinshi ese ibisigo byo byavuye kuki wabikoze ubikuye kuki ibisigo nkuko wenda natangiye mbabwira numvaga hari ikintu ushaka kubwira abantu rero biva mu ntago rigeze niga ubona ngo urajya mu ishuri ngo wige ngo ibintu byo wapi wenda yego muri segonderi nize ubuvanganzo urumva ariko bwari mu cyongereza literature ariko wenda uburyo nabikundaga naravuze why not ko ntagerageza kuko n'igisigo cya mbere nakoze kiri kuri YouTube channel yanjye kuri Ntagara official abantu duhurirayo ndabasoje cyane ndabasoje so ikisigo cyanjye cya mbere kiri kuri ntago nyine kuko gifite n'iminota mikeya ugereranyije n'ibindi byose nashyizeho nta nubwo ngira ngo gifite nk'iminota nk'itatu ni mikeya cyane ariko mu by'ukuri message yavuyemo nicyo gisigo cya mbere abantu bakunze ku buryo nanjye ubwanjye ntabitekerezaga abantu batangira gukoramo challenges kuri TikTok ahantu hose numva ndavuga why not akantu nkoze bra ari nko twanayikoresheje telefone twayikoresheje telefone bango let me try ariko nyine abantu barabikunda ndavuga why not ko ntakomeza nkora n'ibindi nkora n'ibindi bigenda bizamuka gutyo urumva rero ni ikintu cyari kindimo mvuga ngo reka ndebe ko hari icyo nagira ikintu natanga ngenda mbyiga gutyo n'ubu ngubu n'ibindi biracyaza ikindi nabonye ngira ngo nacyo urakitubwira sobanuraho neza ndakeka abantu hariho abantu nabo babifiteho gushidikanya kwinshi ishanga uko wavuze niyo mpamvu navuze gifite ubwenge ishanga ni ikiganiro nateguye urumva hari igihe ubaza abantu wenda ku bantu duhurira kuri social media zanjye kuri Facebook kuri TikTok kuri Instagram ndabaza ngo ese murumva noneho twabategurira iki kuri nabibajije kuri Facebook ndabaza ngo murumva kuri Ntagara official twabategurira iki nyine like nk'ukuntu baza abafana bawe and then benshi bagenda bambwira ngo ishanga abandi bakambwira utundi tuntu dutandukanye ndavuga why not kuki nakora kuri ibi ngibi so nditeguraho ishanga nareba n'ukuntu ryari rimaze iminsi ri trendinga ndavuga hari n'abantu batarizi hari n'ubungu hari abantu batarizi ariko nkimara urumva rero nkimara gushyira hanze icyo kiganiro cy'ishanga abantu benshi barasobanura ngo mbega nibi ngibi ngo nabyo narinzi ngo njye mbona abakobwa batwambaye nyine abantu batangira kumbwira gutyo urumva ishanga naravuze abantu benshi babyumva gutyo gusa bumva nyine abantu bari kubivuga ariko ntago bakazi hari uburyo bisobanuye gira urimo gakeya wenda cyo si igisigo ngo ndavuga ariko ishanga nyine n'ubundi ni wa mutako nawita umuderi se umutako se abakobwa kenshi nibo bawambara mu nda abantu benshi bagiye bumva uburyo babisobanura hari ababyambara ukumva babifasha ukundi kuntu mbese ni imico mibi tujya tubona abakobwa bambaye ubutushitsaha kandi akagashyiramo cyane no ku maguru gourmette hari ubundi buryo abantu babifatamo ese byaba ari byo urumva muri societe abantu bose bafata ibintu bitandukanye hari nambaye amaherena hari utayakunda hari ubumva nyine hari ukundi abifata ufite imisatsi hari undi ukundi burya bifata urumva rero nishanga nago ikintu cyose umuntu yakwemeranya nacyo dore ko turi no mu isi iri gutera imbere cyangwa se ya technology rero umuntu wese bafite ukuntu babifata bitewe n'igihugu bitewe n'agace bitewe n'umuntu wenda mu Rwanda ntago byari abenshi twari tubizi ko umuntu akambara then nikagaragare hari abakambara so umwisilamu yakambara so akikwiza yireburo ntago bivuze ko wenda adashobora no kukambara hari n'abashobora kukambara rero ishanga nyine umuntu benshi ni mideri kuri bo abayumva ari ibintu byiza kandi koko nko wenda nagiye mbisobanura mu kiganiro umunyakenya kambara for reason
umugande akambara for reason, umuhinde akambara for reason. Buri gihugu rero kiba gifite uburyo nk'ukuntu natwe twambara inshabure. Umuntu ashobora kuva nko muri wenda rugero nuko Afrika nabonye dusa naho duhuje imico, ibintu bya tradition outfit ni nkaho twenda ibintu byacu byenda gusa. Wenda nk'urugero umuntu wo muri Amerika ashobora kuza kuvuga ngo inshabure kuki muzambara, of course uzahuriza ko ari umuco nyarwanda. Urumva rero n'umuntu yego hari n'undi uvuga ngo ngiye nkambara kuko ni umuderi cyambere karambera mbona gasa neza. Urumva buri muntu afite ukuntu abifata. Rero wowe ubifata nabi ishanga isoke nta kibazo, wowe ubona gakunze nyine ubwo ugakunda mureke nyine muhamahoro akiyambarire aba yumva ari ibyo ngibyo. Ariko wenda ikintu nabwira n'abantu ni ukwambara ikintu tuzi icyo bisobanura. Itsoke umuntu agakubaza aho bakasobanura iki, ukamubwira wamubwira ngo gasobanura kuba uri mwiza, itsoke. Ariko nyine hari igihe nyine usanga bamwe barakambaye, wabonye umukobwa wabonye umusitari arakambaye ati ariko ni byiza nyine ko kubyambara itsoke ariko nta kibazo. Ego ushobora kwaduka nkaba nambaye isengeri gusa kandi wenda abandi bafite ukundi babyambara babigendereye. Biterwa rero. None se ni gute umuyumva iyo bakubwiye ko uri mwiza uvuga neza? Umbwiye gutyo ubwo naba naragiye muri Miss Rwanda. Nagari bya Miss Rwanda rwose. Urumva iyo uri hariya kuri radio wakira mbese mbere na mbere dukunda ukuntu uvuga, dukunda ijwi ryawe, dukunda turagukunda ubyakira ute? Ibyo ngibyo ni ibintu byiza, nuko wenda rimwe na rimwe bitugora kubyumva. Abantu benshi hari igihe iyo umuntu akubwira ikintu banza kugitekerezaho. Hari umuntu ushaka kukubwira uri mwiza atanabishatse, atabimininze, afite ubundi buryo ashatse kubivuga. Hari umuntu akubwira ngo wambaye neza atari uko wambaye neza, nyine biterwa nyine. Ariko iyo abantu bakubwiye umuntu urenze umwe, babiri, batatu ati dukunda ibiganiro byawe, utangira ku appreciating. Kuko iyo umuntu akubwiye ikiganiro akakubwira nkunda ibiganiro byawe, akaba yakubwira n'ikiganiro akunda, wenda nk'urugero nk'ishanga, birumvikana waragikunze waragikurikiye. Urumva n'undi azakubwira ngo nakunze inkuru wakoze ya Klaus na Nasiko, ati narayikunze. Urumva uwo muntu aragukunda pe, aranagukurikira. So abantu mu nkunda, abantu mukunda base yanjye. Ndabashimiye n'ukuri, ndabashimiye. Nanjye niyo mpamvu rero ngiye kuzajya mbahereza content. Ngiye kubahereza none nanjye mbibyaza umusaruro wenda turebe ibyari byo. Ego. Byakira ute kumva wamagaye no kuri Muyenzi? Okay, Muyenzi wamamagaye nandi mu bintu byinshi, ariko I said reka nze nyine tuganire. Ndagushimiye cyane, ndagushimiye kubw'umwanya wawe, ndagushimiye rwose ko watwemereye kuza kuganira natwe. Niki kintu se uhishiye abakunzi bawe? Iki kintu babikiye ndagira ngo ikintu mbahishiye abashu, niko bakunda kubavuga. Abashu ba Ntagara, abashu ba Nagi, abashu ba Ntagara official, cyangwa kuri Facebook abo tujya duhuriraho kuko ni account yanjye ni Ntagara TV show, no kuri TikTok kuri Ntagara, kuri Insta na rubuga nakoresha, no kuri X ari abantu benshi tujya duhuriraho. So nanjye mbonye opportunity barantumiye, nanjye rero ngiye gukoresha aya mahirwe. So abantu munkurikira mbabikiye byinshi, ibiganiro byo nyuma y'ishanga nicyo kiganiro meruka gushyira hanze. So nyuma y'ishanga hazaza ibindi. Hari n'abantu bambwiye ngo dukumbuye inkuru, love story. Love story. So inkuru ndazifite, iminsi mike yangiye kuzibahereza. So ni bisigo, hari igisigo ndi gutegura bita nise cyangwa iyo rugitoshye. Iyo rugitoshye ubwo homework ndayibasigiye, ushaka kwibaza ese uruki iki. So kuri muzabibona kuri n'ubundi kuri YouTube channel yanjye, byose niho biri. Ndabakunda cyane, bazagenda babibona cyane. Hanyuma tugana ku musozo, bagira icyo bwira urubyiruko muri iyi minsi uko bibona, kugira ngo ubahe ubutumwa, mbese tugana ku musozo. Akoze cyane ubutumwa bwo kohereza urubyiruko bagenzi banjye. Hari abantu bajya bankurikira bazi ko ndi umugore. Umugore bamwe bakampamagara Ntagara. Bitewe nuko kuntu nyine uvuga birimo ubwenge bwinshi, ibintu
mbese hari igihe umuntu akumva akavuga ati bya byose ni mukuru umubyeyi se izo message ntabwo nabura kuzakira benshi bati ni umugore abandi ariko ubwo ngenda bivuze ntabwo ndi umugore so abantu urubyiruko nshuti zanjye abantu turi abantu banamukurikira kuri Ambiance Love Ambiance Love kuri Radio Saluse hari abantu mukunda Ambiance Love ndabasuje cyane ikiganiro urubyiruko baragikunda cyane kuri Ambiance Love so kino nababwira of course bakomeze bankunde unkundanye n'abandi ndashaka n'abandi bakunzi benshi mukomeze mu nkonde nanjye niyo mpamvu ndara amajoro plutôt ndi gushaka ibyiza mbahereza inama yo nahereza urubyiruko no kuri turashoboye murashoboye igihugu cyaduhaye amahirwe menshi cyane umuntu afite umushinga akawutanga ukaba successful ukajya ahantu so reka dukoreshe amahirwe twabonye dufite igihugu cyiza akantu ufite gatoya kabyaza umusaruro social media abantu bari kuyakoresha bari kubona amafaranga mu buryo bwiza atari bubi so wowe akantu ufite muri uwo mutwe wawe harimo ibintu byinshi kandi byiza ushobora gutanga cyangwa se ushobora gukoresha bikagira ahantu byakugeza so reka dukomeze twiteze imbere never give up. Yes, Ntagara arakoze cyane adusigiye atubwiye ati mukore rubyiruko turashoboye kandi ndetse n'iki gihugu cyacu cyaduhaye amahirwe n'ibintu byumvikana kandi koko nshuti yanjye mukobwa musore tungana kura amaboko mu mifuka dukore urakoze cyane Ntagara nuko nanjye ndabashimiye ndagushimiye ko watwitabye Imana iguhe umugisha turabashimiye cyane rero kuri Muyenzi TV nakagaruka komeze kugira weekend nziza tuzasubira ciao ciao